gutuka abantu mubereye abafana. Uwo muntu ari ku kagozi arabizi. Uwo muntu ari ku kagozi niyo mpamvu yavuye agahita atitira ngo yewe ngo yago ngo nukuri ngo mbabarira ngo numva buri gihe nguvuga ngo Buriyane ngo buri bombo clat bombo clat iki baranshaka wiki barandwanyiriza iki kumbe bamaze kwinjira mu mwuka mubi mwuka w'umwijima jewe nanga umwuka w'umwijima mu izina rya Yesu umwuka w'umwijima ndawurwanya mu izina rya Yesu urumva nkurwanya mu izina rya Yesu nago nkurwanya mu izina ryanjye ngiye nkurwanya mu izina rya Yesu murajya haramukora ama space muranyica mutumira abagore ngo nabateye amada muranyica murababwira ngo muvuge ibi nta gihe kinini ifite tarajya hanze ni album nitiriye imfura yanjye imfura yawe yaman na album ewan na album nyine nahaye imbaraga zanjye amaraso umubiri album abanyarwanda bagomba gutega amatwi yo big energy barabizi na album isobanura ibintu byinshi kuko na album isohotse ufite imfura yawe urumaze kwikomozaho aman tutarajya mu bintu bikakaye reka tubanze mwibariza utubazo dukeya Ona kubona se ko mbona arimo akaboro kikaraga gutyo ubwo vipi turakora live abantu bawe batarimo kukureba umunsi barimo barakubona 5 kuri 5 ndavuga wowe ko batakubona dori je baramfite ntacyo yo uri mu biki bro uri mu nigo yes tutarajya mu bintu byinshi basise n'uryoherwa uraza kugaragara n'iryoherwa ndabishyira hanze n'umuntu apfovutse okay twagiye album yawe ya mbere usohoye umwana yagiye hanze yaman umwana yavutse urumva urakoze cyane umwana yavutse bisobanura ikintu gikomeye ewana ubuse ndabikubwira gute abantu babyaye bo barabyumva cyangwa bara izi feelings nyine barazumva tu barazumva ni bure gukomeza mbanze nkatira abaswera hano hangaha umujingo urimo kuvuga ngo wongera gukomanta ngo ribu n'ibiki byose afata ikiganza gishyire mu kibuno cya nyina ikomereza urumva umusa bisobanure Mungu ndamubonye Mungu big energy Mungu aba yageze big energy Mungu ntago yahabura umva kubwire kati ibyo byana gibifatamo gutya ufate mu maso neza ugifate umva ugunye ngiye kujya mbikakira gutya kandi intoki zanjye zirimo agasenda arimo kamurari mu gitondo nabyutse mu gitondo amakuru angera ngo urimo urakubita igihumetse cyose amaye nka data nindabikubwiye ubise ibikuranda byose ngo ibikuranda byose muri Kigali ngo biciye bikuze mu ntege ariko ibyo byana bibizi ntago biba bigomba kumenyera general anyway ubwo twakaragaciyemo twite dusura muri noze yacu album umwana yavutse that's a big deal sinzi Husenda ndavuga ngo isabi binarenze kuba big binarenze kuba big deal birenze kuba deal birenze yo biraryoshye kugira umuntu mani kugira umuntu kwita umubyeyi kandi imyaka tuba tugezemo ibi bitwemerera rero nta gisa nabyo ni no gushima Imana gusa Imana yonyine irahambaye Imana hari ikiganiro abakunzi ba Yago TV Show bari buze kubona mu kanya bamaze kugipremieringa kuri Yago TV Show barakibona nabivuzemo ibyo bintu birenze Imana irarenze man Imana irarenze ngewe ntewishema no kuvuga ko umwami Yesu arenze nkavuga ngo Imana irarenze Evan sinzi ko undi muntu abifata ariko ngewe mbange nkavuga ngo Yesu ararenze Imana irarenze Imana yangiriye neza Imana yansimbukije urupfu Imana yarandinze ndabibona Imana yamaye umwana yo big energy man umukobwa n'umukobwa sibyo n'umuhungu imfura yanjye n'umuhungu imfura yanjye n'umuhungu
umuhungu wawe koko sinzi nimba nabonye akantu gato ivuga ngo amazina agiye kuyashyira hanze, amazina agiye hanze namaze kuyashyira hanze amazina y'umuhungu wanjye yitwa abatarayumvishe bahita bayumvira ahangaha exclusive. umuhungu wanjye yitwa Yago Life 2 Yago yitwa Life 2 Yago Life 2 tubishyize mu kinyarwanda ni ubuzima bwa Yago bwa kabiri. I mean Yago yavutse bwa kabiri. So ni Yago Life 2 iyo mazina y'umuhungu wanjye ari nako album yanjye yitwa. Urabona ukuntu bandika Prince V like V bagashyiraho birabyi Piromani urabizi. Ndabizi mwakuva bavuze ngo Leo wa 10 na kangahe bagashyiraho X akarongo na V. Big Energy umuhungu wanjye rero yitwa Yago Life 2. Okay. Hanyuma akaba yaravutse tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu 2025 isaa 2:52 z'umugoroba. Ikintu appreciatinga yo nuko wambwiye tumusa aka kantu kagiye kubaho kandi karaba Big Energy and I appreciate abakaita benshi ntago babizi urumva njyewe ntago tuzigera twumvikana babizi. Ari abarimo kubaza ngo mwariyunze se ariko abanyarwanda bamwe na bamwe mwabaye ariko mwabaye ariko kwiyunga mwamuvuga ni ukwiyunga. Sinigeze niyunga na Yago yigeze yiyunga nanjye gusa ntago bivuze ko in the name ya game tudashobora kaninywera gacyaye kuko mfite ibibazo byinshi byo kukubaza byinshi cyane nabyo kumbwira ngo ibyo bavuga ngo mwariyunze ko nanjye niteguye kugusubiza ariko dushimira abantu hano 1800 abantu mbona 1800 tubashimire sana. Big Energy ndabizi ko hano huzemo aba Big Energy aba Big Energy ndashaka kujya mbabona n'imiriro myinshi sana basore bawe bameze nk'abafite ibibazo mu mutwe ndabazi. Aba Big Energy se bameze nk'abafite ibibazo mu mutwe n'abavumbuye bro. Bariya ni abantu b'Imana bro, bari abantu ntuzabavuge nabi we, bari abantu bavuze nabi rero ngiye sinzi ahantu baherereye buriya nibo bagaba igitero, wirinde kubavuga nabi pe. Bameze nk'abafana bareyo ariko bako barenze abafana bareyo. Aba Big Energy barenze abafana bare banarenze abafana bare Senani. Hari umwe mu bantu yagize gutya arazamuka aravuga abantu mubiri wabonye Energy linda ko labe wano Energy nawe kati laba Energy laba fire burning laba Energy yo Big Energy birabaraba Big Energy turn up duhereza iminota yacu hano. Big Energy turn up yo kendeza ku music njogere n'abantu bange. You're ready on my people out there. Yale mkomi ya bad boy shata kula believer champion monster conqueror for real, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, boom fire. I'm Mr. Dreams, the baddest top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shot number one baddest. I'm Mr. Energetic Man. I wanna see fire emoji turn up. Fire emoji turn up. Yo, Big Energy turn up. Yo, fire burning. Hola. Ubungu aba Big Energy bari hano twamaze gusuhuzanya. Wababonye wowe urabona aba Big Energy bari hano ukuntu bangana. Jewe nta bantu nababwe mfite abafana aba Big Energy mwateje ikibazo iyi Big Energy rankanzi. Iyi Big Energy ndimo kubona ni rankanzi. Mbwire basubize kino kibazo barahari ntugire ikibazo mwateje ikibazo kandi mwemera ko mwateje ikibazo. Ikihe kibazo se nta kibazo twateje habe namba nta kibazo ba Big Energy bishinzwe minister agurutsa itavuga ati ngo Big Energy ngo avuga akajwi nk'akabagore ngo Big Energy ngo muyitondere urabivuga hiki umusareka nkubwire buriya hari uyu
munsi ari umuntu twaganira arambwira ngo ampa urugero ariko atanga urugero kuri ministeri tuma nyine akoresha ububasha akaba yadushyirishamo nkanjye rwose mu minsi iri imbere nimwumva ngo turi mu rubanza ntimuzabigireho ikibazo wowe icyo ushaka bari cyo ukora icyo ushaka bari cyo ukora wowe icyo wumva ushaka bari cyo ukora bagiye bakuvuga bari mu nzego of course urabizi heje bavuga ati n'ibiki byose urumva ari nacyo kibazo twagiye tugira buriya tugira ikibazo gikomeye cyane sinzi marabibonye hari abantu batamenya ko ibintu ari showbiz bakata babyinjiramo uko biboneye bakabyinjiramo bahubaguritse yego bavuga n'ibyo batazi buriya abantu batabizi abantu bari muri showbiz dupfa ibintu byinshi amakosa menshi cyane n'ubu ubugoryi budashinga biri aho ngaho ariko nyine ukajya kubona marasabizamo bihuje n'ibintu birebire cyane urumva twe mu rukero kuvuga ikintu ngiye hakari kuntu ntakira bwa ko turi muri hari finidi tuba turimo yamwana ariko noneho hagaze undi muntu akabyenterpreta mu yindi sanzi iri bizarre bro ibyo se birirwa badukorera sibyo birirwa badukorera urabivuga hehe fata ijambo ibyo ngibyo ni ibintu byeze iwacu ni ibintu ubuse ndabisobanura gute n'abantu bari hano gutandukanya showbiz n'ibindi bintu byose abari hano ngewe nageze Uganda sanga Uganda hari ukuntu nyine umuziki wabo winjiyemo politike ndavuga aba bajene rero birakaze ndabona batandukanye natwe ariko kandi natwe naje gusubiza amaso inyuma sanga natwe ntabwo bikiri showbiz gusa bisige bifite politike none ariko ya showbiz byabaye showbiz politics ntabwo bikiri showbiz yo kubakosha ubu ngubu wambwira ngo biracyari showbiz gute umusaza twemera twese witwa Beni n'umuntu witwa Chris Easy n'umuntu witwa Kevin Kade ni gute wambwira ngo ibintu bimeze neza bahura nawe ari uko bagiye nyine gushaka ikintu ari uko basamporiza indirimbo ye ari uko nuvuga ngo abo nabahanzi bacu sibyo tunakunda ariko ntabwo wabona video yabo bantu ko ari batanu nta kintu kirimo hagati cya mpanguhe sinzi niba iki kintu cyumva ndimo kumva urimo uravuga yuko bafatiranye umusaza bakamukorera icyo bita exploitation mu rurimi rw'icyongereza ntabwo ari icyo mvuze ngenda shaka kukumvisha ikintu bita urukundo rudahari muri showbiz ubugome uburyarya urabyumva kubera ko ntabwo wabona iyo video yabo bantu cyangwa ngo ubone ahantu abahanzi bahurira banezerwe bishime nta kintu kirimo cya mpanguhe uyu munsi ni 50-50 ntabwo bikiri ugukunda umuziki ntabwo bikiri ukumva ko bikorera industry cyangwa se culture nkuko nkunda kubivuga ntabwo bikiri kumva ko hari abantu urimo guharurira inzira ntabwo bikiri kumva ko utewe isoni no kuba hari abantu utarimo gufasha ahubwo wowe utewe nyine ishema no kumva wabica ukumva wabagirira nabi ukumva wababuza ibiraka ukumva nyine sinzi irimo kumva none icyo ndimo kuvuga ndimo ndabyumva utangiye kunzana muri mood neza kuko ntangiye kubyumva neza iyo politics nakwita politics yinjiye muri showbiz ariko kandi idaturutse mu buyobozi iki kintu baze kugitandukanya ntabwo iyo politics yigeze ituruka mu buyobozi abayobozi bagize ku ruhande abayobozi kuko buriya nabo nta kintu babazi ntabwo babizi iyo biva niyo bijya baza bishobora batazi iyo byaturutse yego ari naho hantu inzego zimwe na zimwe zikorera iki amakosa urubyiruko rugatinya kuvuga amakosa inzego zirimo kurukorera kubera ko niruvuga barahita bagutamo baragushyiraho ibi case baravuga barashyiraho ibintu bavuge ukora ibi ngibi cyangwa ugize gutya rero kubera ko ngiye ibyo bintu wapi abo bajene nababayemo big time nkajya mbasaba gukundana no kushyira hamwe no kumvikana ibintu byose rero ngewe ntago ndi urubyiruko ntago ngiye ndi urubyiruko ariko ruceceka ibintu iyo mbona bitagenda neza ndabivuga ntabwo ndi umuntu ry'indimi cyangwa ngo bamfundika ibintu mu kanwa cyangwa nge banyita top shatter bro top shatter my brother midday abo bajene harimo abajene bangenzeho
bashaka kumena kano gatwe karabananira ariko se ndababwira ngo basireka ngo basireka midea biganaje reka ngubaze iki kibazo nshaka kibazo kuva kera ibyo bintu by'ibirego babazana uri muranyumva ndakumva kazi ikibazo nshaka kukibaza kuva kera why you kweki wowe why me yeah why me what uri igiki usobanura igiki gituma abantu bashaka kumena ko gatwe none se kazi ndakumva mbere ko ngusubiza icyo kibazo umbajije mbere ko ngusubiza icyo kibazo umbajije umuhanzi kweki wowe umuhanzi witwa Bayitonze mbere ko nsubiza umuhanzi witwa Maroni ari hehe Amaroni yasize ikiyobyabwenge aragenda ikihe muzamubaze DJ Pius wabwiwe n'iki kwazize ikiyobyabwenge ibyo bintu byabazwa DJ Pius ndavuga wowe wabwiwe n'iki ko yishwe n'ikiyobyabwenge wowe tekati uravuze ngo yazize ikiyobyabwenge intelligence yanjye yari ibizi nawe ubwe yibwiraga abantu yuko intelligence yagiye muri depression ukuntu yagizemo simbizi gusa nkeka ko yabiterwa n'umuntu bita DJ Pius ushaka kufite version yawe buretse gato ushaka kufite version yawe nanjye mfite yanjye umusa G Bruce we yagiye he G Bruce semushe nawe yazize ibyo bintu no muziki akuna abanyarwanda bakira abantu n'ukuntu batabakira nigiri miraseka ndagaza shata umuswera ari maraseka umuswera shata ugomba kumva okay ikintu Bayitonze Queen cyari he Queen cyari umukobwa wanjye arahari kabisa nta kibazo afite kunoze akucya dasora umuziki niba ari umukobwa wawe muravuga iki kintu ntabwo twaza kucyumvikanaho kabisa kuko that's but your narrative ntabwo ndaza kuyemera ntabwo nza kuyemera bro wowe nari ugiye kujya wahuranya umva kugira ngo tutaza kugire ugiye kujya wahuranya ubaze ikibazo direct nanjye mite direct usubize direct kuko wambajije wetse wumve ngubwire wambajije ngo why you bro ngewe reka ngubwire ngewe naje muri music industry abantu bamenya ariko ngewe nsanzwe maze nk'imyaka nk'ibiri cyangwa 3 kubera ko ngewe natangiye kwinjira muri music industry 2013 niba atari 2014 tuzana Urban Boys Super Level yose icyo gihe yari Urban Boys Micho the Best Fireman tubazana irwamagana mu kigo nigagamo Saint Aloys nigaga Saint Aloys irwamagana bazanywe na club yanyu nyine club nabagamo nabarizwagamo ewan nyine turi abantu bafite entertainment iri hejuru ndi umunyamakuru kuri Vision radio ya Saint Aloys irwamagana ewan ariko mfite dreams zo kuzaproducinga music zo kuzakora music nyine kuko nge nakuze mvuga ko nzaba umunyamuziki nzakora imiziki kabisa ni nayo mpamvu abajene bazi umuziki mwiza umuziki udashishiye umuziki bati batajya gufata handi ngo bawuzane babikirire ngaburetse gato turakomeza sibyo nese gucyumagarika ko ndimbo gusubiza ikibazo cyawe urimo uratinda ndashaka okay why you none se gutinda si uburenganzira bw'umutumirwa okay kubera iki wowe nshaka ndangize vuba okay kubera iki wowe nturangize vuba mu Kinyarwanda nta munyarwanda urangiza vuba ntabaho reka tujye umenya ko ndi general mukangira inkoko nimba uri general ndi Marshal 4 stars inyenyeri 5 okay umva kubera iki wowe kubera iki show busy yose yashatse kubera show busy yashatse umutwe wawe why ngenda cyangwa bisobanura abanyarwanda babyumve urumva bro nizira muri show
busy ninjira mu itangazamakuru nishakira ibiceri byo kuzakora umuziki mba mbonye ofanjya kuri Radio DC ngeze kuri Radio DC masanga competition ya Danger nayo ndayitsinda ndakomeza Imana baninje mu itangazamakuru bikomeza gukara cyane nyine abanyarwanda babanyiganyiga bake bahita kunyiga anyigamu just komeza nembi kutula nengenda mbangeze 2020 ariko kubera ko I had a dream numvaga 2020 urumva ukuntu twakuze twumva ngo vision 2020 urayizi iyo vision ndayibuka yebana je nari narasetinze mu mutwe wanjye ko nzaba nikorera ariko nazi ngo nzaba nkora iki gusa nkumva nzaba nkora ibintu biri related na music yebana noneho icyo gihe nibwo Jani yatangiye nshinze channel ubwo kugira ngo wumve urugendo rwanjye my guy urabyumva nabo bagumva badukurikiye wowe ubwawe kubera ko nge ntajya mvumbira mivumbi kumuvumba wowe ubwawe wafashe artwork anyishinga channel yanjye unyuzamo imirongo 2 itukura urandika wowe na kafu icyo gihe oya iyo post irahari naranaye icyo gihe nagwa ncira turi niyo mpamvu nanjye aho kuri iyo point umva nkubwire by the way hari ibintu tutari bwumvikane abantu reka nisone nagwa ncira turi live ngo nyemere reka nkubwire okay twagiye ntago nari umva nkubwiza ukuri n'imbere y'Imana njyewe nawe wari uri kuri first of all nakuriye none icyo kintu ni nacyo wanazize icyo kintu ni nacyo nakuzizaga buriya uhise unakimenya ko ari cyo kintu cyatuma nkubita inyundo ntago yamfataga rero nta nubwo izamfata sha nanjye mfite energy agashaba muri moyi umva se mubwire buretse gatoya ntago wancira ikintu live ngo nyemere impamvu ndashobora kucyemera n'abadukurikiye bose bakoresha ubwenge babyumve yaman cyandeka ntago igicike nabikurana byawe ngo ni ngo big energy ariko watweretse tukareba ukuntu usa wamwe tukareba ukuntu umeze ukano kanya the biggest nigga warambonye na wowe nge narakubonye ariko abandi barashaka kukubona uraza kubasobanura mwahuriye mu nama mu cyumba ahantu mukorera inama muri sare babwire umva nkubwire umva nkubwire icyambere cyo first of all njyewe urumva ninjye mu rotangiye bya YouTube byo kubloginga ntago ari wasanye YouTube mu Rwanda ndavuze ibintu byo kuvuga urugambo kuri YouTube ninjye wabizanye ngeze ndabibasigira abantu bose basigaye wabizanye mu wemwe mwaka natangiye ngena Instagram na yije mve YouTube mfite 100 by'aba subscribers nyine mu wemwe mwaka that was okay natangiye YouTube 2017 nko mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa munani 2018 namaze kuivaho no se 2017 nta bajene bari barageze kuri YouTube badutwikaga bro aswere imbere y'Imana it was me only wakoraga ikintu cyo kublogging abantu bazigemo barabyandika comment nimba ni kwezi ninde waje ari wa kabiri umuntu wa kabiri sinjya gukubeshya no umusukaranye na bita Philipita ninde wa gatatu Philipita yarave hano mu cyaro cya kure asa nabi upa sije kuko yasaga nabi kabisa urumva ambaza ngo musa ngo monetization bayikora gute ngo no se ngo thumbnail bayishiraho gute ngo no se ngo no nandikaga njyewe nandikaga iri title urabona nyine izi title ya nuza ngashyiramo na emoji bro ninjye wazanye icyo kintu urumva akonza kuva kuri YouTube n'inzira Instagram anyway ibyo ntago aricyo ngiye kuvuga ndashaka uwa gatatu yari nkande niba ubibuka niyambwa yamugaye Burundo bitasabe yaramugaye se ayo makuru ko numva ari mashya yamugaye Burundo agendera mu kagare no uyu yes oya ibyo ntago ibyo byari kuza nyuma ariko ntago aba yice hese buriya ahantu yicaye nawe nagahazi kuko yaramuyobeye byaramucanze isi yaramusize ingaruka z'icyaha umva se
ariko nano mbase nkubwire njye narinzi kuri inshuti na Sabe pe bro njye nasabe uriya muswera na mwanzi umunsi wa mbere nkimubona umunsi wa mbere nase mvuga turi ikigoryi nta kinambye byari byagenze gute oya nta kintu ngiye kuvuga umunsi nanjye gusubiza ibintu wambwiye wavuze ngo njye ngo nacishije muri nuza yawe umurongo man umusa nta nubwo njyakaru nibuka kambere nikunda kumenya konyine nanakundaga no gupostinga nkahindura mimu barakamenya nije Pifura wamubashije ari muri studio umukoresha ikiganiro kuri TV10 Pifura araseka ngese ngo nguziko nta makuru nari mfite niho hano kumenye man ibya YouTube have no shit nago twabaga ahantu hamwe nitwa twishiraga ahantu hamwe ngene gukurwanya biturutse ariko deka abo wowe kunira umurezi nagiye gushiduka bro nsanga ngo wandiye beef nkande niga what the fuck iyi live irimo kubaga mabarira uretse bro unja beef nkande ntitukora ibintu bimwe nabaga YouTube nabaga Instagram wa YouTube ustragoringa man niga what the fuck icyo cyo wamaraga ipana rimwe kutabivuga wamaraga ipana rimwe n'umupira umwe wa murezi ugeza ubu mu miliyoneri wa mbere mu Rwanda abaginga nako bajya babyemera jibareka mu imitima irabarya bro ariko bro reka nkubwire Kasuku ndimo ndamubona reka musuhuze giye Kasuku ndamwemera sana nari declare sana kera Bomva muri skera bwari yo vuga abanzi nimuvuge aba Young G birandiye cyane aba Young G ni bandeze umusa komeza ari ujya wacyumvishe nge nta kintu kimwe cyo gutuma nk'urwanya ahubwo abantu bazaga bakambwira ngo mana niko bamuswera kuziza iki bro ngo ko yakwibasiye fo ngo gute singiye muri mu kiganiro cye okay straight to the point kandi nawe uvugisha kuri ntube umva nkubwire ibintu byaje kuza nyuma ubundi nge hano umva ubwo wandiye beef for no reason reka nkubaze reka nkubaze ukiraho nyiri hano nge mbaza nta kibazo kuki nta hantu hamwe nigize mbona promoting umuziki wanjye kandi uri umupromoter cyangwa umubloger wa mbere uri hot tubwiza ukuri niki cyabiteraga buretse gatoya buretse nkigusubise neza urabyibuka yuko waje mu muziki muri 20 vuga umwaka wari nyuma 2023 sinibuka na drop in the Suejo 2022 hari muri 22 wari umaze imyaka ingahe uri kuri YouTube nari maze imyaka 2 imyaka uri kuri YouTube icyo cyo muri imyaka 2 abantu bose bambwiraga yuko uburyo ngo iyo baje mu kiganiro cyawe hakagira umuntu uvuga ngo izina Dekate tuvuga taga kumana ngo mani ngabo bakayitasi mamu ngo muwavuga ngo gasegime ugatunaka unagakata nk'urugero rw'umuntu byabayeho nk'agakata njya amakuru yangiragaho oya nyine mu rugero rega ngiye mba nshaka facts kuko my guy nge nago ndi ndyarya man ye ndimo kuryarya sindi ndyarya abanyarwanda nimba bemera umuntu utizigeze ubinjya ndyarya sindi ndyarya umva nkubwire rero nanjye ndakubwiye ngo wambwiye abo bantu nkahita mbakatira hano live ngira abantu bakubwiye ngo iyo bazaga mu biganiro bakakuvuga ngo nakataga mudusenge twawe nibo cyaka bavuge hano babaza niko sha mwabyana mwe ibyo bintu byabereye umukobo yaba yandiye beef nanjye ngakorohera man of course not naba ndi stupid ubwo se urumva bahari so ubu indirimbo bita Suejo oya ubwo barahari yari hit barahari man barahari ahubwo nyine ubanza umenya abakaritasi bakuzi imbere umva abo hayi biganiro nibo bakugiye kukuvuga nabi abo hayi biganiro bakuvuze nabi tumenya kandi kantu gashyurwa nako karamenyekanye ko abantu nafashaga nibo baduteranyije Deka umva my brother ubwo nibo baduteranyije uko nge nageza sari ni yawe bro nago njya guterera rero abantu babajinga babasivira amasara ariko ndayigutereye big energy ariko umenye ko nanjye ikintu nakuzizaga nakikubwiye ariko ubu nkeka ko umutima wanjye urakeye ebana nkeka ko nawe ubu umutima wanjye nanjye ukeye se nuko uko umuntu agenda kura hari ibintu agenda abona yuko biri stupid
Yeah man. Urumva tugenda tuba urumva ibintu reka nzamubwire ibintu twatagiye ari ibintu by'imikino by'ibiciya ibintu byo kwishimisha n'ibyo byose ariko the more you go reka nkubwire utarajya naho my god utarajya naho ngereka nkubwire bro ngewe abanyarwanda bose barabizi ko iki kintu ngiye kuvuga abanyarwanda bose bakurikira showbiz iki kintu barakizi abanyarwanda barabizi ko n'abari hano barabizi ko ngewe igihe cyageze umunyarwanda ahantu ari hose akanyanga akamba bitewe n'iki bitewe no kubeshyerwa bitewe no kugira gute abantu bambeshyeraga bari itangazamakuru ryakoresheje igitsina gore kugira ngo igitsina gore kize cyicare kuri kamera kivuge Yago yanteye indara nyihakana Yago n'umwana mubi Yago ibiki ngo bari bafite gahunda yo gutanishinga izina ryanjye babikora muri ubwo buryo rero nawe uri mu mubare w'abantu baneranyije nabo niyo mpamvu ngo bashije ngo abo bantu ni bande ngewe nindahiza mbabaze ngo ubundi general muramuzi ibyo bintu byabereye ariko kubera ukuntu nyine showbiz yo mu Rwanda ngewe ndayizi iteranya benshi ihuza bishaka guhuza abidashaka guhuza kabateranya bakaba banzi kuko mbizi ko bibaho nyine abo bantu vuga uti nibo banzaniraga amakuru abo wahaga ibiganiro abo wafashaga big energy nge nibihe naciyemo kandi ubu ngubu I'm still standing one man army one man stand with Jesus Lord God Holy Spirit big energy we kati Dekati muramubona Dekati ko abuze na internet niki iki muganda wangu uri muranyumva garagara shiraho garagara omba reba namba ariko kandi kameze gute kameze gutya iki ni ikiganza cyanje imeta hano indi hano urumva free Palestine yeah man okay umusanga ariko reka nkubaza ikibazo gikomeye cyane hari ikintu umuntu hano abaje kanyikubaza kazungu ka boss arabaje nguri gucoma agacoma amabere ya nyina gashino kanya iki gicucu cyora bura hari utuntu twinshi nyitegure hako kizabibona when time is coming igihe nikigera kuko bura cyankinishije kuva kera ariko bura uza abantu babagomese abantu bakoma arakwera umunsi yagufatiye ahantu nibwo agukora ibintu ukabimenya ariko byo sha Rwanda n'urugiga ikibwira ati gashino kanyoko jya wisanzura when I catch you aho nzagufatira urabizi kuko nshatse no kugikubita nashigikubita iki ngiki baba bazabikica nagikumbitisha bakagikubita kagenda ariko mba nakihora oya nabinze reka ndangiriza ngaha naguze iyi tugiye kirayigendera izabazwe muri campus azakibwira ibyamubayeho iyi tugiye rero kino giturage cy'ikiginga sha kirayigenderaho nikigenderaho umunsi inkoni kidabashije kuhayira urugo nibwo kizamenya ko cyagenderaga ku magi kasukumidara ngo we do smoke weed but drama sha kihore Ebana kazungu ka boss aravuze ngo uri muraco ahubwo nta nubwo yarabajije yarakonfirmye ngo uri muracoma oya cyore buri hari ukuntu umuntu agenda kwandika muri agenda umunsi kizabyuka kigasanga ko kuhahira urugo bitagishobotse nibwo cyabizamye ko cyakinishaga abantu bari kure yacyo kidashobora kujya kurega ku murenge ngo bababone cyore mbese nshiraho umuntu ukina nanjye ndamureba nka seka buretse twikomereze niwe so mize nshira akagati umbase nkubwire rero ko y'abantu banjye narababwiye ngo I don't fake life ntabwo nzi kubeshya ubuzima niko yo
duhaye kino cyana cy'igiturage ni igisivili shaho bro kasukura urabona umva inkoni twakubitishije ngo shizo namukubitishije inkoni mbwira umva abantu ngo nk'iki ngiki nshaka kubwira umusa nkubwira ibintu ndamutse mvuze ngo iki gitipe aho muzakibona n'ugicurwa uzagikubita bagikubita ukigeze hose bakagikubita itangazo turitange yaje gitinye no kujya gucuruza mituyu udacuruza mituyu umugore gutawagicuruza umva arakana nigiye kubwira ntarakibagirwa urabona kera muri za bibiri na kangahe hari inkweto zitwaga canvas ariko noneho zabaga ari ibikarito warayigura ukayambara umunsi umwe ugahita ibanduka urayizi bro izo nkweto zabaga iz'akadarapo ka Brazil urakoze cyane akadarapo ka Brazil cyangwa se rimwe na rimwe ziriho izo nkweto ziri ijambo byanditseho ngo sport inyuma kuri nuza urazizi ndazizi akaba hari na canvas zigize ziza noneho z'udushumi rero iki giturage ngo nikazumva abona kimeze nka rwa rukweto man igiturage urumva iki giturage kimenyera abaniga umva nkubwire njye mbikubwiye iki kigoryi uru rugoryi rwaje ngo rwigira ngo no manager rwa Medi arakibwa ati gashino ntago turi muri package imwe uwo manager wanjye gute urumva kigera gice iragiye ako nyine ibyo ngibyo umuntu akakiyorera akavuga ati nari bikimo kirashaka umugati gifite umwana gifite abagore gifite ibiki byose urumva kimwe ibintu byinshi gicuza miti yungu imusanze bambwe nano gikora ndahazi ibintu byose namaze kubidokimana nakoze documentaire byose nabyo namaze kubishyira ahantu urumva kirashyokirwa urumva ni kwa kundi nk'umuntu z'ubwenge uri ikigoryi uramwiyorera nyine ukabataho ntagifatiye nda no kuyimbomora anyway twikomereza twagiye my guy ikindi kibazo mbwira ngo uruswenda rubomora uruhe urunguru kandi ukuntu nzaruboma nta muntu uzamenye ibyabaye nicyo kizabyimenyera cyonyine twikomereza urumva my guy rero ngiye kubohoka mbwira ngo bohora umutima nshaka kubohora umutima umbwire abantu bashatse kukwica ni bande bashaka umutwe wawe bro ngiye reka mbohoka umutima reka mbohora umutima mvuge bro rero ngiye kuguha iminota 15 ntago ndaguca mu ijambo oya ugiye gucoma uretse muskera ase mani korenje kugukoma none bikaba birangiye ahubwo turimo duseka duhurije hamwe muskanyira abangoze mu mutwe mani icucu ngo rikazubuka boss kashino kanye ikigoryi iki ngiki ngiyi dage iza mu bitazi yo bifariye bijya mwana izi dage nanubwo zo ziza hano room ya mbere babiri bro hari ibi bintu bigira room nkuko uzi icyumba cy'ababyeyi dushobora kukinjiramo hari icyumba ibi ntabwo babireba muri gukinira muri saloma yakoze umuntu witwa Kazungu ni ikibwa pe iyo kimaze kwanika nka buriya bugoryi ejo bundi sinzana ngo bagitumiye kigarura n'umuntu cyamuhura na kikaza kigira ubwoba ngo musango nabaga ngo ndimo gatwika amabera nyoko nimba ibi bintu nimba ujya kuvuga ubugoryi udahagazeho umenye ko Shadi bugeze kumbwira urumva nguru rusenzi rurambabaje we ngo nkuru none ngo ari ngo ibaze Shadi yakujya avuga nk'iki gikaritasi kimusanze kizo mitu ndabutse nanakivuze
naba ngize gute so nuko nko bimeze man idage ndagasa reka nzakurisha agashino ka nyoko kandi nzagagurisha nzagusanga mu rugo n'umugore mwicaye ku gatadowa mubwira ati say what you say bitch ibyo say what you say ibyo wavuze bisubiramo agashino ka nyoko kuramo ibiri reka mbe mbaganiriza kuramo ibiri nayo anyway reka nkuremo ibiri bubaganiriza ndaje reka mbe gutera gastori k'iki kiniga we wikuriramo ibiri nta ribi kubera ko Imana yaduhaye ubuzima iduhereza ibyo kurya n'ibyo kunywa iduha n'ibyishimo iduha guseka iduha ibintu byose rero nta kintu cyatuma tutanezerwa kabisa iki kijene rero cyitwa Kazungu ka boss nge ntago nashobora kugituka biriya bitutsi yego nakinyeho mpangara ngo hangare kubera ko niyo mpamvu nagiye nyuzamo nkabwira ibyana nkabwira nge ntago ndika ngewe ntago nge ndi Karoli uyu munsi nimuzongera icyo cyana kucyita Kazungu mujye mucyita Karoli niba ubona gipositive mujye muhita mwandika ngo Karoli vipi kizacika kuri izi ngeso zo kumenyera abakuru bacyo kizacika ku ngeso zo kumenyera abakuru bacyo mujye mucyita Karoli icyo kiginga zino murazizi zino zibazirwa zishaka uko boyina ni mugora cyo kuza kukubwira ngo musango wanyoheje ngo ijana ya mituyunga abana baraburaye nagasike cyane kikabyuka kijya gusakuza nagasike reka ngutera gasore gasegeje k'iki kijene man kigize kunyorereza message muri IG zimwe zifunguka kwa kundi wohereza ka message kagafunguka kwa kundi kwa view once bya WhatsApp ariko muri IG bura bibamo inyorereza boro cyanditse ngo uze kunyoreza ngo amafaranga ngo ibihumbi ngo 300 ngo niba ngo bitari ibyo ngo ndakuzimya bombo youth. Oh my god bro umbabari kase kagenda uzakamba buri konye nicyo jya gukora ibintu nk'ibyo uzabinyoreza njye bunyereka bombo youth naje ndamubwira ni ina mafaranga agenda ateye iki nyuma za kongera ranye kiravuga ngo ngewana ngo nta hantu na hamwe uzagera umuyede ngo ngiye kukuzimya umva kirambwira ngo nkorana n'abantu bakomeye ikiginga we kwe mu mabera ya nyoko nuko gikanga abantu ngo gikorana n'abantu bakomeye gakore mu mabere ya nyoko bakomeye na meya na gitifu umurenge ntimwavuga na hagikordyo ewana twikomereze my guy so ibyo bintu byose nabayemo ibyo bintu byose by'amashyari bro reka nabwe ngo ngiye kuboha ku mutima ngewe nagiye maze kujya ngo mu bihugu 4 cyangwa 5 ariko bro ibihugu byose nagiyemo ngiye kuvugisha ukuri cyane nta bantu nabonye bameze nk'abanyarwanda abanyarwanda bateye ubwoba aba bakoboye imbatinya kubi iyo uvuze umunyarwanda bateye ubwoba kandi nabo namwe murabizi ntago babizi abijijisha ariko bari none ngiye mbona abantu bambwira ngo barankumbuye mu Rwanda ngo i Kigali muza amahoro mfite muza amahoro mfite hano Kampala muzi ukuntu nishimiye muzi ukuntu oyo yambona abana bagisinziriye boro bashyizweho ikiringiti njyambona abana basinziriye bashyizweho ikiringiti barimo gusurira mu biringiti bandika imisuzi yabo cyambabona bandika imisuzi yabo muri comments zanjye nkababona barimo kwandika imisuzi yabo nkababona avuga niyo misuzi zabanukira nimwe murimo kuyisura zabanukira mukomeze muyisure imwebwe izanukira mu nzu musanga mwayushusha imisuzi yanyu banukire abanyarwanda sinzi man nahuye n'abantu b'abanyagana nahuye n'abakongomani nahuye n'abagande nahuye n'abarundi ariko abanyarwanda n'abantu badasanzwe bro abanyarwanda n'abantu badasanzwe ku kintu bita bayitonze ku kintu bita ishyari ndabisubiramo abanyarwanda n'abantu badasanzwe ku kintu bita ishyari ndabisubiramo abanyarwanda n'abantu badasanzwe ku kintu bita ishyari n'uburyari ibyo bintu ko ari bibiri abanyarwanda mukize kuri byo
Rwanda mukize kuri byo kuko ugiye mu masecteur yose mu mafiridi yose usangamo abantu bagambanirwa, ugiye muri football usangamo abagambanirwa, usangamo amarozi, ugiye muri showbiz nibyo, ugiye mu bakozi bafite ibigo runaka nibyo usanga bagambanira, na usanga umunyarwanda arimo kubaza abarimo gukorana akazi kamwe, umwe abagambana mu gihe kimwe. Niyo mpamvu mbabwira ngo ahantu nibereye mfite amahoro, ntago barebuzwa, ntago bakubaza ngo urinde, ngo uruwahe, uri mwene nde, wari iki, uragenda ute. Abatipe bakora ibintu byabo man, urumva. Yo kandi ngiyewe ntago ngomba beshe, ntago mbaye ndyarya, nahuye n'abaturage benshi bo mu bihugu bitandukanye, nahuye n'abazungu man, nimukigira abantu bameze nkaho ari mwe mufite ubwenge. Abanyarwanda man, uzikiza bose nanjye gusanga se dufite ikibazo, ntabwo tujya dusohoka ngo turebe. Ubu n'ubwa mbere mbivuze, ngiye kubabwira ibiganiro 5 nagiye ngirwaho n'ibintu bitari byiza kubera ibyo biganiro. Muramutse mumenye ibintu ikiganiro nakoranye n'umuntu witwa Kate Bashabe cyankoreye, nibwo mwamenya. Kandi bro, Kate Bashabe ariko turi abene gihugu, uko ubona tayi nawe ndakubwiza ukuri. Okay, byagenze bite? Ari kumwe na Kabo kuri umusore wa Mugaye. Philipita se gahunda z'abanyarwanda ntibazimenye, sinabonye baramumenye, sinabonye n'abahanzi basigaye bajya mu biganiro. Philipita we baramumenye. Anyway, by the way, reka nanjye mvuge version yanjye kuri Philipita. Philipita ntabwo ajya amenya umwanya we. Philipita afite complexe d'infériorité yuko ibi bintu yabijemo ari dage. Noneho agashaka guprovinga too much ku bantu yuko nawe ari umuntu uri muri game. Urenze se? Ngurenze. Chano za. No Philipita. Chano za zirihe? Za ngo yakoze umva ngikira ngo mwapfuye ngo mwakoraga YouTube ngo ujya no mu muziki kanawe yarawutangiye. Ariko bro, mwabonye itangazamakuru ridasana. Irenewe ni ariko ibaze kugira ngo umuhanzi ajye mu kiganiro afite album imwe cyangwa ebyiri, amaze nk'imyaka 8 mu muziki cyangwa 10-12, ugahita umubaza ngo ariko ngo washwanye n'umugore koko, ngo watandukanye n'umugore koko. Itangazamakuru ritubaka n'itangazamakuru nyabaki koko. Buriya nigeze gushaka kubivuga, ndavuga ati reka mubabarire no muturage, ariko umukoboyi bita nuza uwo bita Green P. Green P ramubwira ati wadaje ntago ndishuti yawe. Ariko kubanza Philipita runa mufite nishaza n'imbesherwe. Philipita wowe mubanye gute? Ntago mbanye nagashira mbana nawe gute, mje mbana nawe uramusagira gute, nge ntago mbanye nabizi na ura nta nubwo yagize inshuti yanjye n'ikigoryi mu maso yanjye. Mwapfuye iki? Nta kintu apfuye nawe ni ikigoryi mu maso yanjye. Ni dage nyine uko Green P uko bantu bose bamufata ugateranyaho Dani nanone bande bose barabakoboye bose, nyine ubwo nanjye niko mufata to. Umufata gute? Ni dage riraho man. Muvuge ibintu bitatu nk'umuntu wamwinjije kuri waje agukurikira kuri YouTube. Sha umva Philipita first of all indyarya. Philipita afite complexe d'infériorité. Ikomoka kuki? Harya ikomoka ku giturage. Bro ni bora tutse mu giturage nta kintu bivuze, ngwino wisange, nta dufite abantu benshi batutse mu giturage dukaza bro. None se naturutse tabagwe. Ikibazo nanubwo gutuka mu giturage ahubwo ni imyumvire. Kandi cyo ntabwo nshaka kujya deeper. Abantu benshi bagiye Philipita yagiye ajya behind the scene. Bura nubwo umuntu yigize kuri agatuze yakareze nk'inkoko. Reba hano uyu muntu aranditse Ayele Manza, aranditse ngo umudage yabajije Dani nanone ati ngo gutanga indezo byaranze. Ngo gutanga indezo umuswera utazi ikintu Nyamirambo bisana, mugingo utazana imiziki yatangire, mugingo utazi ikintu kimwe. Urumva bro? Nagoya umukayita namwe nshaka kongera kumuvugaho musenze. Urumva bari abajene rero, reka ngiye warumbajije ikibazo, bari abajene ngiye ikintu nabavugaho.
they are not my enemies, ariko kandi ntago itangazamakuru bakora ari ryiza. Na mugenzi we witwa Irene, twita Bruce na Melody. mugenzi we witwa Irene, ntago itangazamakuru bakora kuri. Oya ni ikimuga mumureke. Niki wamuvugaho? Irene Irene icyo ashaka, Irene azi ubwenge. Irene azi ubwenge, azi icyo agomba gushyira mu nda ye, nta kindi. Irene ni indyarya, ariko yirinda ubutiku. niyo mpamvu yohereza kiriya cy'ikigoryi kigasakuza yangiza akagenda agize indyarya mu buntu bw'ubuganiro. Chandese yohereza cya Philipita. No. Irene ashuka Philipita. Uzarebe mu biganiro byose bakoraga abari babiri. Yakubitagamo akantu akareka kigasakuza, yangiza akajya ashyiramo umuriro gusa. Okay. Uzabicunga uzabibona. Oya ntago nyireba programme zabo, ubu ngubu nsigaye nibereye ahantu mu busitani. Anyway, dukomeze. Anyway, twibutsa abantu yuko njyewe nawe sinigeze niyunga nawe, nabwo nzija niyunga nawe, twahuriye live. Big energy. Twakomeje. So umuntu bita Bruce Melody. Ijambo ni ryawe. Bruce Melody se namuvuga iki? Ni umuhanzi mwiza, uririmba neza, ukora imiziki myiza, wabitonze, wimvugiramo. Iri jambo ni iryanjye. Ni umuhanzi mwiza, ukora imiziki myiza, uririmba neza, ufite umuryango mwiza, ukora ibintu byiza, ufitiye n'igihugu akamaro, ariko w'indyarya. Urakoze cyane. Kandi ngewe ntago njya mbasha kubana n'indyarya. Kimwe mu bintu byananiye ni ukwihanganira umuntu w'indyarya, tukabana rimwe kabiri gatatu kane gatanu, nkakwihanganira, nkakushaka kugira inshuti, nkakugoragoza, nkagerageza, avuga ni umuntu reka ngerageze kumubanira neza, wenda uyu munsi nkongera nkagerageza, nkongera nkaba umuntu uciye bugufi, nkongera nkahamboninga umutima. Ndagerageza buriya kugira ngo ngewe ngeraho mvuga ngo uyu muntu ntago tugikorana, cyangwa ntago tukiri mu mwuka umwe, cyangwa ntago turi kumwe mu mwuka mwiza. Mba naragerageje kabisa, so umujene afite umuziki mwiza. I will never undermine his job, kuko n'Imana irabimbuza. Afite umuziki mwiza, aririmba neza, akora akazi keza, afite n'igihugu akamaro. Yewe nanakomeza kabisa, ngiye nakwishima nyine ageze n'ahandi haruta aho ari uyu munsi, kubera ko ntacyo bintwaye. Bintera n'ishema kumva ko dufite umunyamuziki wa dance, ariko ni indyarya kandi noneho ari selfish. Ibyo bintu bibi ni indyarya, akaba ari selfish cyane, afite n'ubugome. Abonye kuri competitor we icyo yagukora cyose bashaka kurangiza yabye. Ubugome ni ukuvuga ngo uburyaryo bwamaze kubaho, bukereye urwango, bukereye nyine ibyo bintu byose. So nta bindi bintu ushaka no kumuvugaho. Umuntu mwirambye ngo ariko sha wamuvuga ngo uriya muntu ngo mwazamubashisha umuntu wamujyanye ku munsi wa mbere muri studio. Uyu muntu bita ati mubona arira kuri YouTube bita Amag. Wabonye Amag the Black arimo kurira? Amag the Black bro, reka nkubwire sene wowe utazi. Amag the Black nigize kumuhamagara, bari turi kumwe njyana Amag the Black. Bruce Melody yarashwanye na Amag the Black bro, bibi sana. Ubu n'ubwa mbere ngiye no kubivuga hano. Noneho ndangije mpamagara Bruce Melody, ndamubwira man, icyo gihe Bruce Melody afite igitaramo agiye gucelebrate imyaka 10. Ndamubwira Melody, ngenda kwemera sana kandi yo my guy, please I beg you. Nuko namubwiye ndakwinginze, mbabarira ushaka umuntu witwa Amag the Black azaba hari muri celebration y'imyaka 10. Urumva icyo kintu? Umuntu wamujyanye studio bwa mbere babitonze. Ndamubwira ni ngenda bigusabye. Bruce Melody bambe yarabikoze, yaramuhamagaye, baravugana agira gute, ariko nyuma yaje gukora indi incident itari nziza man, itari nziza. Ni nacyo niba hari n'ikintu cyababaje Amag the Black sha nawazava byivugira. Ikintu cyaramubabaje ko buri munsi tuvuganya arakimbwira man, nuko atarakivuga mu itangazamakuru ko cyaramubabaje. Noneho amuhamagare Amag, niba Amag aramuhamagaye niba byanze gute, Amag baramubwira ati wowe rero hari ahantu ngo ugomba kuza kuburi, hari ahantu ugomba kwinjirira, wowe hari abantu b'icyubahiro. Ako kantu nyine karamubabaje man. Kumvikanisha ko Amag the Black atari umuntu ukwiye kwicarana na Bruce Melody n'abakirebe cyangwa abantu.
urakoze cyane icyo kintu Amag the Black azakivuga ndabizi one day azava umuntu wese ushwana n'abantu bose bahuye. Oya simbizi niba ariko bimeze oya ushaka kuba hari abandi uwo muri uretse mubwire ndabizi uko byanditse ni byose hari ibintu umuntu aba yaranze kubabwira kubera ko n'ubundi umuntu abavuga ati reka komeza sigasire uwo mujene witwa Bruce Melody. Reka mbabwire ikintu mutari muzi mukimenye n'uyu munsi. Uwo mujene witwa Bruce Melody kugira ngo yongere gukorerwa indirimbo n'umuntu witwa Element, ni ngewe wabahuje mbahuriza Chillax hariya Nyarutarama. Mpamagara Element, araza afata imodoka yeshyiramo essence, araza Vinyamirambo. Icyo gihe Element abaga Nyamirambo. Icyo gihe nari mfite ikiganiro na Bruce Melody. Niba abantu bibuka neza ikiganiro nakoranye na Bruce Melody ndetse na Izitsi Dorimbogo mbahuza uwo munsi. I think so muri iyo minsi ntabwo umuntu witwa Bruce Melody yaragikorana na Element. Kubera iki? Kubera kutamwishyura. Bro, nabagiye hagati ndababwira yo boys, nta mpamvu yo gushwana, mwakoranaga neza, nibwo bongeye gukorana guhera icyo gihe. Ariko abo bajene kubera ukuntu bari selfish, abo bajene kubera ukuntu bikunda, abajene kubera ukuntu umuntu wese ukoze ibintu byabo ahitaba threat. Umuntu ukora ibintu byabo Gael yazanye Element muri Nuza, umutipa agira ngo bazanye umucakara ngo kuza gukora indirimbo za Melody for free. Bro, urabona umwana ufite umuryango. Buretse nkubwire hari ikindi kintu abantu baba bataramenye bro. Reka nkubwire ikindi kintu abantu baba bataramenye. Tonze nkubwire ikintu abantu baba bataramenye. Urabona ukuntu Kaini na Abeli umwe yashatse kugirira mugenzi we nabi kugira ngo yegukane umugisha we. Urabye ndabizi kereka umuntu witwa Medbeat aramutse avuze. Umuntu witwa Medbeat kereka avuze Medbeat akavuga ikigoryi aho nzamubona hose ninjye nawe tuzahita dufatana mu mashati. Medbeat avuze akavuga ibintu byinshi kibitse muri Riyanda. Oya bawitonze. Nk'ubu Medbeat aramutse avuze akavuga ukuntu ari we wahuje Gael na Bruce Melody, ariko uyu munsi akaba yarashwanye na Gael ndetse na Bruce Melody. Ntago bizi bava niyo ibazeko ntago bizi bava yakoranaga na The Ben muri Tanzania, ariko ama operation Ben na Tiger muri New York. The Ben avuye kwambika umwana impeta muri Maldives. Rero niyo mpamvu nababwiye ngo babeshywa byinshi, bahawe ikinyoma, bahawe umwijima, kandi ukuri baraguhisha, barimo baraguhishwa. Ko nyine bageze mu marembera n'abarabizi. Uzi ukuntu umuntu witwa Medbeat bamuhemukiye bro. Uzi ukuntu umuntu witwa Medbeat bamuhemukiye. Ariko nk'iyo ndeba abafana hano bandika ranga uyu mufana we kuntu abafana sha bajya bashuka ibyamamare bajya bashuka abantu bafana. Abafana bajya bashika abantu bafana. Ariko sha mwabyana iyo muvuga umunsi ngaseka gusa. Ariko bikitwa ko mwashwanye. Urugero bavuze ngo ntago twinze ngo ntabwo tuziyuga, wenda mu minsi iri imbere ukazaba urimo kunwikira unuka ariko urimo kunwikira. Ibyo bintu nkubwiye si ibyo bintu banabivuzeho mbere yo kwambuka imipaka. Bro, n'imbere y'Imana ikuzimu nimba habaho nzageyo, Satani yanteguriye ikintu cy'igikarayi gishyushye. Nimba ari ikintu mfitanye n'uno musweranye ngo ni Bruce Melody. Mwapfuye iki? Napfuye nawe ubwiyemeza. Vugisha ukuri bohora umutima. Byagenze gute? Yagusuzuguye ku cyangwa kwiyemera ikintu twapfuye iki ngiki. Yamamaye gari ku wa gatandatu arambwira ngo Musa ngo bimeze bite, namwe ati bimeze bite. Ngo mani ngo kuwa mbere icyo gihe yatandukanye na manager Jado. Yego. Ntabwo nzi ko yatandukanye na Jado. Ntabwo nembizi. Icyo gihe yari kumwe na kagatipe kari kavuye muri East Africa, nimba ngo big talent, nimba ngo big whatever. Urumva? Akajama kuruhara gatoya kamagara matoya cyane byatanje. Ngo niko kari ka manager. Mr. Lee. Kari. Kandi tasama magacho sinzano bari nimba bari hehe, nimba ari onomo, nimba ari hehe, sinzano bari hari ku gatandatu. Ngo Musa ngo kuwa mbere ngo ndashaka ngo kubwira abanyarwanda ko ngo nasinyiye ngo miliyari y'amanyarwanda.
umusa njye narize man mfite brain mfite ubwenge namubwiye ati musa ndabizi ntago warangije imyaka 5 ya primaire ariko buri abanyarwanda ntago bari stupid yego ndavuga ati umuntu agiye no gutwika yatwika mu kagero gake ariko iyo ugiye guhuzana ibintu by'ubugoryi urabukoze ikosa ndavuga ati musa ibyo ntubikore tuzamamagare twese turi busy umamagaye ku cyumweru tuzagira gute tuzabiganira bro mu Caritas ntigeze amamagara bwo nanjye nabyibagiwe birangiye ngiye ko nambona ku wa mbere wakurikiye uwo wa mbere nyene hari mu kwezi kwa 8 20 na kangahe sinibuka ndabyo hari mu kwezi kwa 8 Caritas ahita agaragara ari kuri convention center yambaye suit ya nuze ya pink we yasinye ngo miliyari y'amanyarwanda bro nakubiswe n'inwa mu maso ndavuga ati ibi bintu n'ubugoryi bwa mbere bubayeho mu mateka y'u Rwanda we yasinye ngo miliyari ngo mu bintu ngo by'ubu website ngo bicuruze ngo imbuto akosha deka oh my god bro navuze ati ndaraburije wari wagira isoni kubera umuntu we deka wanyara muri rompuye ngo bagufotore utwike ukananirwa kubeshya ko wasinyiye miliyari yo bro asubira imbere y'Imana njyewe ibintu byarankubise ni nk'igishyi bangubise mu maso ndavuga ati yo Bruce Rwanda disappointing bro this is wrong byaje kugenda gute yashaka kutwikira iyo miliyari ngo yashakaga ngo ibintu ngo bibe ngo miliyari ngo abanyarwanda ngo yasinye ngo miliyari kandi njye ora muraburiye umuswe nawe murabuye amubwira ati reka kujya mu kazi cyane urumva oya tubwire wari wamusabye ibiceri n'impere y'Imana bro umuswera sinigeze no munsi urumva nyuma cyagenda cyakozwe n'isoni kikajya ku YouTube kikavuga ati ngo dekatanze by'amafaranga ndamwima wagicucuwe gisinye ngusaba amafaranga ntunze ntiziye ntunga n'umunyarwanda uzazana akavuga ati namusabye amafaranga ngo mutwikire atari kuvuga ngo urazana igikorwa cyawe tuganire tugiye gutya ibintu biki tubiteze imbere ariko umuginga ngo giye guswera ngene ngo mwana mwatse amafaranga kuri YouTube uri ikigo umusa utabeshye nta biceri wa mwatse ubusazanye transaction akoherereza ibiceri yago ndagumva na warabizi n'imbere y'Imana ko icyo kintu kari ikinyoma aramutse anaje akavuga ati nzina mwatsi n'igiceri cy'atanu Bruce Melody njyewe se namukoreye cyahubwo n'ikintu namukoreye ibaze element wamukoreye mahiti yose muri pandemic twavuga turi kumwe live bro yego element akiva aho bitaga nuzare ya F3 icyanguko reba abafana bo witwa Bruce Melody parody rubyiruko ibiyobyabwenge birica abo ni abafana ngo oya abo nagara abafana ni Melody wenyine niwe uramuzi nicyo ndakizi gifite account nka 6 nicyo wo ni Melody nicyo ndakizi reka nya addressing direct iki gicucu twabaga turi kumwe muri studio nimugora mu nicyo byose ngiye kumwe nacyo muri studio na element n'icyo byose nakeretse game yose uko nimeze ikuno yari hagaze nicyari bro ino niga yari dagira aho ngaho abantu bafata nk'idagira aho nyine iririmba nk'abandi bose kuza kubeshyira n'ibiki byose uwo munsi yese ngo uri dagira ariko uzi bya bintu bya miliyari byagejeje kure uzo umuntu wagikishije n'abana bafite ibintu by'ibirokoroko hano hejuru kuko urumva Rwanda Revenue yakibwiye ngo ngazana umusoro musaza umusoro bari bagiye no guteza inzu gituyemo kizira ngo kubeshye ngo cyasinye miliyari abantu baravuga ati mu kibabarira cyakotoye ntago kizongera cyarapfukamye wo bitaye miro kuri abo bitabaje do ba Emile bande bose bakoraga Emile wari manager onomo barapfukamye nibo bagiye kugishakira abantu bo hejuru mo gakiye baravuga ati iki kintu mu kibabarira cyakotoye pe ikibazo cy'amatsiko kubera icyo babajwe no gukotora kwa mbere icyo babajwe no kuba yabeshye niba wowe bifata nkaho yabeshye uzi impamvu se ngende umuntu ugira pride to
iki gicucu aho cyakigeze ni it was from A to Z ari nje byabiturutse gira pride no numvaga icyo gihe kuko nakibwiye ati urabukotoye ntubikore kikabirengaho rese mvuga ati fuck you nigga nuzi ko kujya ngo wari urimo kubuha inama nyuma yaho cyese kidanya kubeshya ngo ni ikiyobozi ngo cya Isibo TV ariko ndagaskingegere ngo gifite ngo Isibo TV ngo ni yacyo ngo cyaguze ngo Brabus ngo kivanye Dubai miliyari amabati bateranyije hari umuntu witwa Eric uvuze ngo iriya catfish ni Melody koko ahita ashyiraho n'akadomo yakonfirmye ariko ngo ngenda muzi uno mukahita sindamuzi neza ijana ku ijana cyane cya Melody kiri kuri no live niki wakibwira kano kanya niba kiri live niki wakibwira kano kanya kibwira turi ikigoryo uzapfura ikigoryo ubwo se nyuma nimwiyunga uzavuga iki umusa bura ntago nsobanukiye ntago nzi neza ariko bore uzamenye igihe nikigere aha wa mugani buri muntu abafite ukuntu yemereye tu hanyuma so mubaze so ngareka mubaze ko kwitaga ibihumetse nimugoroba Brian murapiki oya Brian arabizi ngiye bro narababwiye ngo sinkundi ndyarya ariko reka nongere nangira itangazo hano hantu hari ibihumbi 3 uba abangaba bari active ibihumbi 3 n'ibihumbi birenga 10 nuko abangari bo bari active umuntu arimo kubona reka mbita ntangira itangazo hano bro ntabwo nkundi ndyarya kuko nanjye ntabwo ndiyo nanjye ntabwo ndi ndyarya ni nayo mpamvu nakundi ndyarya uwo mugore wigize umugabo urabyumva uwo mugore wigize umugabo wirirwa atinga abana b'abakobwa aho ngaho i Kigali yarangiza akajya kwihisha aho ngaho hirya ngo yo yarangiza akaza akirirwa ashinze abantu ibintu ku space ariko shama mwumva twebwe nta teki twagira mamumva nta teki twagira mfite video z'icyo kigore kigize ikigabo mfite video zakenye noneho gisenye ngo abo bantu cyasambanyaga ningo cyashenye bro urumva rero nagiye kubona umuntu arimo arisabishwa imbabazi aho ngo ndamureba ndavuga ni izi mbabazi urimo gusaba ndaziguha nkuko ne wazisabye ndaziguha haribi ariko kandi niwongera gukoma rutenderi gato Kigali ntabwo uzongera kuyinyuramo Nyamirambo rero tuyisezeraho Kibaga bagura isezero urahita usanga umugabo South Africa uwo mugabo mwabyanya azahita musanga South Africa kuko ubu ngubu ntabwo byakunda kwa Kigali kuko murebye ibyo abakorera abana b'abakobwa nzanye video ze abafana be muramushuka nimukomeza narababwiye ngo Jihad ngiye kubanza mukubita inyundo nk'imwe yo mu rukiko kugira ngo ni imikino muramushuka nago mwabonye ibintu baba babitse by'umwanda bitanashinga uwo Brian ni gasopo yanyumi yingiyi nabagenzi be mwese this is the last warning Inyamirambo ntiwakongera kwanyura nago Kibaga nta n'umuntu wakongera kugwikira akacyo kudida barimo kubona utinga abagore babona urimo gutinga abagore babandi ugasenya ingo nta n'umuntu wakongera ibyo ngura DJ abafana be barimo baragushuka abafana bawe ayiwe ndumva jonare kura bombo yutina depan bombo clat abantu mubereye abafana uwo muntu ari ku kagozi arabizi uwo muntu ari ku kagozi niyo mpamvu yavuye agahita atitira ngo yewe ngo yago ngo nukuri ngo mbabarira ngo numva buri gihe nguvuga ngo Brian ngo bombo clat bombo clat you don't know light up the fire you don't know narababwiye ngo Jihad ndaje mukubita inyundo bamwe baravuga ngo ni imikino nababwiye umuntu witwa Sabe nibyo yakoze ndaje mukubita inyundo murabizi reka ati no wabahaye raporo reka ati yabahaye raporo y'ibyamubayeho Sabe ngo bimeze gute ubahaye raporo ngero Sabe bimeze gute Sabe yaramugaye agenda mu kagari mujye mumenya ibyo mukina nabyo Imana dukorera irakora
uwo murinda haba urwango afite mu mutima we, uwo nguwo arabizi kandi you never sha Irene ntuzigera unduta kabisa. You see kabisa. You will prosper, uzabikonfirima, uzakonfirima abantu babwire urwango mwanyanze aho ngaho iwanyu, aho ngaho i Kigali yo bro. Meze neza sana. Niyo mpamvu ibyo byana nk'icyo ngo ni DJ Brian cyo rwose kiri ku kagozi we. Sha kiri ku kagozi. Nese Brian kirinde. None ikintu gitangaje reka nyikubwire. Ikintu gitangaje reka nyikubwire. Hari abantu bataza amakuru batabizi. Sabe yicaye mu kagari, abatari bizi mu bimenye. None reka mbyemye mbivuge. Sabe ari mu kagari. Nashaka ave abereke iki noneho naveyo. Ari mu kagari, yicaye mu kagari kubera iki? Oye ni atamugara. Ndabona murimo kwandika. None se Dekati yaramugaye cyane ntago yamugaye n'ubundi ntago ari njye abaye raporo Sabe ibintu byamubayeho ni nk'ibyabaye kwifunda hano biti Shyorongi. Nuko ibyamubayeho ni nk'ibyabereye Shyorongi. Unuvuga ngo akagare kakandi basunika. Niyo mpamvu ibintu byose mwakoze, ibintu byose muryamiye muri showbiz yanyu ngaho, ibyinshi turabifite hano. Ibyo mwakoze abana mwagiye mukorera ibintu bibi turabifite. Rero wowe rwose yo hari abantu bari ku kagozi. Melody noneho ngarahageze byanyabyo wamwakira se nigishaka kigeyo. Reka ndebe ko cyatse request tugishyiraho ntusukukirisha kanye nasi. Reka ndebe ni cyake request niba ari cyo kigabo. Ni cyake request se niba ari ikintu cy'ikigabo kigoryo gase. Ibyo gihakana ibyo tuvugana no kibihakana abanyarwanda bumva nago cyabikora. Umva ikintu gitangaje my guy. Abafana hari babeshya umuntu bafana buretse. Hari igihe abafana babeshya umuntu bafana bakamuteza ibibazo bro. Nk'ubu ngubu abafana ba DJ Brian barimo baramushyira mu bibazo ngo bitwa niba ari abarara ngo niba ari abaki bro. Nimba kubita video uwo DJ Brian wanye arimo kurigata umugore mugenzi we mu gitsina afite igikoresho cy'umugabo. Oya. Noneho mukabona ko uwo muntu yanamusenye nkabazana n'ama message yaramusenyeye ari umugore wubatse mu mujyi wa Kigali. Ibyo ngibyo abafana be ntago muzongera kubivuga, muzahita mugira ubwoba kandi muri abanyabwoba. Nimba kubitamo ikivido arimo kurigata umugore mugenzi we, muri abanyabwoba. Uwo DJ Brian akora iki? Ariko baba bumva baturusha gukora ama operation arigata umugore mugenzi we mu gitsina akanamusenyera uyu munsi uwo mugore akaba atakibana n'umugabo we. Bombo youth bitwaza amadirido bombo clat ngo harya ajya avuga ngo bavuze ngo ari umutinganye ngo yambara ngibipantaro ngo bya bombo youth. This is the last warning. Nzongera kumva ahantu wamvuze either kereka numvuga neza kuko ibikorwa urabizi, ibyo nagufashije, ibyo nagukoreye byose urabizi. Ibikorwa byanjye niba wumva udashobora kuba urimo kudija ngo ukine ingoma zanjye jya ukiniza abandi bahanze. Ariko gato nushiko gatoya hakagira nk'umufana wawe unsitaraho. Woyo bombo y'ukina depa ubwo ntago arimo kurengera. Reka mbe murekeye kuko aranzi buriya umutima w'ahari urimo uramurya aranzi. Abajene baba bazi ko ngari bo bafite amakuru bonyine wana bro. Byafashe igihe kugira ngo mfate igihe mvuge ngo bano bantu baranshaka wiki barandwanyiriza iki. Kumbe bamaze kwinjira mu mwuka mubi, umwuka w'umwijima. Jewe nanga umwuka w'umwijima mu izina rya Yesu. Umwuka w'umwijima ndawurwanya mu izina rya Yesu. Urumva? Nkurwanya mu izina rya Yesu. Nago nkurwanya mu izina ryanjye, ngiye nkurwanya mu izina rya Yesu. Murajya haramukora ama space muranyica mutumira abagore ngo nabateye amada, muranyica murababwira ngo muvuge ibi, muranyica murakomeza muti bamufunge bamufunge ibyo biranga byamenyekanye.
ngo byamenyekanye ko ngura mugore nginda ngo nago yari yawe ngo yari yanuze ngo DJ ngo nago ya producer noze ngo yari yande producer ikigoryo ramuzi abafana b'abantu babata mu mazi abira pe ndimo ndabibona oya nginda yari ya producer mwatuma umuntu wanyu mwatuma umuntu wanyu disi mushaka gutuma umuntu wanyu muzabaza amakuru y'ibyabereye Belgique uwo nguwo DJ Brian ajya Belgique ibintu yakoze muzabaza social mula ibintu DJ Brian yamukoreye man bari Belgique ariko muba muri mu biki ko dufite amakuru yanyu menshi mwihakanya ababyeyi banyu byagize mute muterwa ipfunwe ngo byabayeho ngo byari ibinyoma ubundi se we Brian mubanye gute Obange ikibazo muko yamambajije ndagasa we mubanye gute icyo nshaka ni ibimenyetso njye nta kindi nge nta kintu cyo kubana n'undi muntu uwo ari we wese umusa icyambe ni ikimi n'ibimenyetso ibimenyetso byageze kuri kontwari ubwo abanyarwanda nyine baca urubanza next yabyumvise ko ari gasopo ya nyuma rwose wihangane ntuzabikina akarimbo kanjye nkabibona zanshyiraho tiki hanyuma ariko nucikwa na mugenzi we mu magambo make Brian wamutegetse ngajya kina indirimbo zawe muri club ku ngufu oya bandi oya nashaka pe ntazabikore bro umva ngewe ibintu nkora mbikora kubera ko mbikunda my guy wowe numfasha uri bukumva ngo ngufashe iki nkakugane uzamfasha ikintu cyose wumva washobora umbaza kuri album nkubwirane album yanjye igiye gusohoka amaze ngufashe nkabwa uzamfashe wowe icyo wumva umutima wawe uguhatira bro ngewe iyo umuntu musabye kunkorera ibintu abantu bose nagiye nsaba kunkorera ibintu ntago babikoze nafashe umwanzuro wo kubareka umuntu akajya bikora kubera ko yabikunze cyangwa se yumva umutima we ushobora kugira gute kubikora ni nayo mpamvu n'abantu bari hano album yanjye nisohoka reka mbisabire muzajye kuyumva kuri Spotify kuri Audiomack kuri Deezer Boomplay na album nzi neza ko muzakunda iriho imiziki myiza iriho amacollabos kandi ndishuwa ko muzumva umuziki utandukanye n'indi miziki so my guy rero ngewe dusoza yeah man dusoza kwinica ramuhanzi wundi wavuze ni ntaryo Amalon Jibris Gisa ni iki cyabafanya mu muziki si icyo mwita games iyo game se iyo wowe nande nge nibyo ntakomeye game icyo bita game iyo game showbiz yo mu Rwanda ngifite ikintu bita game ngo baba barimo gukina game ariko nagaskenye urumva anyway baba barimo gukina game urumva so abantu mwese muri hano mumenye ko showbiz yanyu hari ikiganiro mu kirebe hari abantu batigeze bahabwa shallow abantu batigeze bahabwa recognition natangiye episode zikitwa ubwamamare bushingiye ku kinyoma ubwamamare bushingiye ku kinyoma iyo niyo topic ubu ngubu dufite kuri Yago TV show abantu mwese mugende mukore subscribe dufite topic ivango ubwamamare bushingiye ku kinyoma ikiganiro cyasohotse mugende mukurikirane mwumve ikiganiro cyasohotse mugende mwumve ibyo twababwiye hanyuma Bruce Melody Parody abo bahanzi bose bavuzwe mwumve bose bahuriye kuri bya bikoresho nababwiye itabi ririca Bruce Melody Parody wumvise ibyavuze kuri ngo kubahanzi kibazo warubagije ni cya Melody kirimo ubwo cyataye umutwe ni ikigoryi ndakizi cyayagaye yataye umutwe gutese cyo cyayagaye urakizi cyo kirahanga kigena kimeze nk'urusazi urabuga bya bisazi byabaga kuri toilette binini bana numvise ngo afite gahunda ngo yo kuza ngo kundeba Kampala n'umuntu wabimbwa ngo i Kigali ko reka mbivugire kuri
ino live ngewe ntago mbishaka kabisa, ntago nshaka guhura nawe umusa kabisa. Komeza wikorera umuziki wawe ndakwemera, ariko nge ntago nshaka guhura nawe. Niyahura nkanywa sumu ya panya. Nakibwiye ati jya kugira ngo mure nawe nanywa sumu ya panya wa kigoryi. Wa muti wica imbeba. Ariko wowe na Bruce Melody mufitanye ibibazo? Ni ikigoryi bro. Ariko banza yarakwimye ibiceri cyangwa hari ikindi kintu mupfa, cyangwa cyangwa hari ukuntu muri formule vana makano kitwa ibiceri, kuko ramusweranya ntago yagira ku biceri mfite. Yarasinyiye miliyari man. Ngabaskara shaka. Nakibwiye ati reka kwigira ikigoryi cyangwa kubyumva. Rero iyo wanze kumva ubwenge bw'umuntu ugakora ubugoryi, ndabona hari undi uje witwa Bruce Lee Melody itabiri zabyicubwa. Urukoboyi rwasohoye album ya mbere yabayeho mu mateka mbi cyane, itanzwe amafaranga menshi cyane. Ubwo twa dutegereje, nge nabwiye umuntu ndamuga ati ntegereje kumva ikintu Gahera azakurikiza, ariko yarabyivugira ati ndatakaje amafaranga menshi. Murakoze. Ibi bintu ntamuwe. Ariko okay, deka wambaje ibibazo byinshi, nanyereka mubaza ikibazo kimwe. Mbwira umuntu muri showbiz umwe, babiri cyangwa batatu mukundana muri amaniga, uvuga ati abantu namaniga yanjye twagiye batatu. Umusa ngiye kukubwiza ukuri, urumva? Yego. Wewe hano turimo turavugisha ukuri bro, hano turimo turavugisha amaniga cyangwa ndamukunda n'ibyo byose, kuko nge ntago mba nshaka kurabanura. Ariko nshaka kuvuga ati muri aba abantu mbona bari legit, nkavuga ati umuntu legit nkurikiza kuno game bikina to. Yego. Game ihagaze. Umuntu bita Chris Easy. Ni legit. Chris Easy azicyo ashaka, aguma mu ni niga yawe. Ngiye nashaka inshuti zawe muri showbiz, nicyo kibazo nakubajije. Naga inshuti zanjye, ubwo nawe urafata conclusion bitewe n'amagambo nkubwiye. Chris Easy ni legit, azicyo ashaka, azicyo agomba gukora, urumva? Ubwo rero ugiye kubeshya, ubwo ugiye kubeshya bireke rero. Ugiye kubeshya, ubwo rero ugiye kubeshya bireke. Icyo kibazo ngiye gusubiza ngubwira ngo umuntu ni inshuti yanjye manje, nta nshuti ngira muri game. Ngewe ngira abantu. Ukiraho ninde muntu muri game wakwishyuye amafaranga meza kuva ati uyu muntu amafaranga meza y'akazi? Nta muntu numwe yigeze unyishyura amafaranga muri game. Ninde muntu wagutakiye cyane kurusha abana bati nyamba mfasha ntwikira mu bantu bose watwikiye wowe? Nanubwo nawe arabizi kari proud yabyo, n'umuntu bita Kevin Kade. Kandi Kevin Kade azagira kuri byinshi kuko arabiharanira kandi azabigeraho, kandi byinshi yamaze kugeraho. Big energy. Hanyuma Semuhungu ni umutinganyi wiyakiriye. Semuhungu Semuhungu ntago ari ashamed yo kwemera ko ari umutinganyi. Ubwo niryo zina nyine dukoresha iwacu, nyine arya Semuhungu aryamana n'abasore. Cyese ko yambwiye ko abonye icyana kizana gikoma nacyo, nuko yambwiye, urumva? Wow, ni sawa Imana ikomeze imuturindire. Ngiye Semuhungu, ariko ngiye Semuhungu rwose ndamwikundira. Semuhungu ni niganye tujya tunavugana mu mico ye, ni umwana mwiza byatanga. Ngiye Semuhungu ari umuntu waneye story ye bituma mukunda kuva icyo gihe, ntago ndongera kumwanga. Umuntu ndamusuje yitwa Rigirigi. Bamwita Liki. Bro, uri kuri Liki natanga utubazo twinshi, ariko reka dukomeze Liki tumuretse. Abizi ntago tujya gusubira mu bintu byinshi. Liki reka tumuretse. Kise wambaza ibiye bibazo ko ngo ari umurigend, ari living champion, ari living music mogul, ari living music machine, ari ubusubwo namuvuga w'ikimana uwo muniga kugira byinshi nyango yabizi batabikubwirwa nta kintu narenza. Appreciating Big Energy. No mu kiganiro nakoze navuze ngo umuntu witwa Rikiriki ni hehe yigize aba recognized, ni he munyereke mu Rwanda yabaye recognized. Uzaje mu post zanjye uzabana na post ndende n'indirimbo ze zose yakoze, nkabati niyo muntu wahinduye game. Man, abantu mwese muri hano ibihumbi 3, abantu ibihumbi 3,800 muri active, mumbabarire umuntu witwa Rikiriki
yo mumuhereza indabyo ze kabisa mumuhe indabyo ze yo Mbabazi big up on yourself man Rikiriki niwe muntu wazanye touch abatabizi wenda batabisonakiwe reka mbisobanure mu magambo make yo Mbabazi big energy man abantu twakundaga music nyarwanda icyo gihe twacukira abana batoya Rikiriki yagize gutya akora kuri touch azana Tom Close akorera aba boys akoreza aba Dream Boys akorera aba Riderman azana Tough Gangs yose no yizanye no akorera ama hit yose n'ibyo byose yahinduye sound nkuko mushaka kuvuga ngo Element uyu munsi Rikiriki ni intro 10 za Element today big energy mu gihe cyacu when igihe umuziki gitangira kabisa yo njewe mbaba indabyo naraziguhaye turi live face to face naziguhaye ndi mu biganiro bitandukanye ariko reka nanaziguhere kuri no live y'amateka this is a historical live I'm telling you this is a historical live y'amateka urumva rero Mbabazi Isaac aka Liki may God bless you mo niwe mu producer kama bwira kantu kamwe twikomereza live Liki niwe mu producer wenyine mu Rwanda ufite agahigo ko gukora indirimbo ikarenza miliyoni 100 z'abantu niwe wakoze slowly niwe wakoze audio na video bro slowly yose bro big up kabisa urumva so man uyu muniga nta kintu nabona nta bintu byinshi nabona muvureze kumuha amasari menshi nkamubwira Mbabazi Isaac uri yo nagajya avuga abayibereye ngiyo nabajya nta ajya agaragara namusabye n'ikiganiro arambwira ngo warasaze natibyo ntago njya mbigenda ndamubwira umva sinahise mubwira ko numva ntarasarara bro natwe gukora ibi bintu ntago ariko tubishatse tugira ngo tubwire abantu bamwe tugire ijambo dusohora man showbiz yacu yanze gushimira abajene yanze gushimira aba promoters aba managers aba producers yo bro aba producers bo abantu benshi bakwiye kubakirwa amastati mu mujyi wa Kigali muri ibi bintu ntibabyumva ndavuga ati yanjye mushake muzayijyane mukambanda nimba ni mukabanda nimba ari hehe kandi nyuma mu Gatsata ntari bari ko muzayubake ntago babyumva they don't understand nigga muzabyumbishwa turebe ukuntu kwakunda ngwe ngo abanyarwanda ari ukuntu tugira ishyari ritabaho umuntu witwa Yves Robert reka nsome comment aranditse ngo Rikiriki yarazimye urumva icyo ni ikigoryi urumva iyo comment umva nk'umunyarwanda araje turimo turatanga indabyo turimo turatanga imiriro turimo turarecognizing ibintu umuntu yakoze mugenzi wacu tuvuga ururimi rumwe araje arandika ngo Rikiriki yarazimye wow ariko abanyarwanda ariko shamwe abajene mwe abasore hano harimo abantu ngo barimo kubona abakunzi kuri no live ubwo tubishimire cyane kuba hari barimo kuhakura abakunzi barimo gukura abakunzi kuri no live Imana ikomeze kubaha umugisha hanyuma Dekate ndumva turimo gusoza mbaza ikibazo cya nyuma cyangwa bibiri ubundi ikibazo cya nyuma nakubaza ni iki ngiki yego uzagaruka KJL ryari KJL ntago mbiteganya vuba ngiye kuririzinga album yanjye ari ubo hari abantu bambwiye ngo ntukavuga imishinga yawe itaraba ngirapfa ariko ngiye kuko mba nyobowe n'Imana ibintu babwira n'ibiki ubundi ntibambeshye abantu ubu ngubu simfite uwanjye wa nyawo wowe wemera noneho urumva rero my guy njewe gusubira mu Rwanda si vuba kabisa mfite gahunda yo gukorera akazi hano ndimo ndubaka bushya ndimo ndubaka mu kindi gihugu erega igihugu ushobora kukivamo kajya gukorera ubuzima ahandi hantu kandi ukabaho ndimo ndagerageza kwagura isoko iyo turi i Kigali baratubwira ngo kuki mutagura isoko ngo mujye ku rwego mpuzamahanga unyibukije Lilix iyo tugeze Kampala tumaze kubona amahoro tugiye gukora ibintu mpuzamahanga bagahita batubwira ngo turabakumbuye mugaruke unyibukije Lilix z'umusore bita Kemozera muri customer care iryo jambo kurivuze nayo yarivuze
mbona umwanya kubwira abanyarwanda ko umuraperi wa mbere nemera muri ino si uri alive Ali Kemo Papa Khalifa Big energy Kemo kabisa Papa Khalifa ubwo indabyo ze ndazimuhaye nanjye. Asante sana. Naye ndamwemera n'umusaza arabizi be twagiranye twabanyemo. Relevant kuva cyaje arakomeza arakora today aracyari kuri top. Big energy kabisa. Ikibazo cyanyuma wambaza neka mupa. Yenda shaka kukubaza ngo ni iki wavuga kuri showbiz nyarwanda ese ubona iburi iki kugira ngo ijye ku murongo nkuko wowe ubishaka. Umuse nyenye kukubwiza ukuri twihuta ino game ahantu yageze ahantu ihagarara yaragaze natwe twese turahagarara nta kintu kizima kikibamo na kintu interesting kigihari byageze nyine ahantu ku buryo dukeneye ikintu ki breaking nano kikajyana ku indi level sinzi ukuntu nabisobanura nyine abantu bazike mu ikintu numvuze wese bacyumva nyine twageze ahantu ku buryo I think we reached kuri level dukeneye ahantu byatewe n'iki ikintu cyabiteye nuko abantu dufite yaba muri cinema yaba muri iki kuko ahantu muri showbiz cyane tuba turi muri nibura mu muziki cyane tukajya kuri side side y'aba influencer n'abasigaye bafite nyine uruhare rukomeye cyane tukajya nyine abahanzi influencers na music muri sport ho ntago ari cyane muri sport hari bakimenye kimenye bari aho nyine azenguruka ari imbwa iri aho ngaho gutyo urumva nta bintu byinshi nazanze zose uzizo urumva nta bintu byinshi tubona mo bivuye muri sport ibisigaye urumva abantu dufite nyine n'abantu urumva dufite mind twumva yuko nyine hari ikintu hari ceiling tudashobora kurenga ariyo mpamvu wabonye haje ibintu nk'aba Kigali Boss Babes n'ibiki byose abantu bakabirwanya kandi birayi boro byakugeza ku yindi level ariko nako byararangiye. It was ibintu byiza byose hari iwacu abajene muri showbiz bahita babirwanya bro wagira ngo bazira ibyiza urumva nicyo nasubiza ahantu byageze nyine Kemo yabaye ayo matugana ku musozo hari abantu basabye hano ngo ugire icyo uvuga ngo ku muntu witwa Rukumana Nzeyimana umunyamakuru RBA wowe ngo umuvugeho ugire icyo umuvuga akeneye ikigorye nagasubere